Umugoroba mwiza shuti bakunzi ba Imena Sport, aho nongeye kugenda ngaruka muri studio ngo mbashe kugenda nkugezo byinshi cyane biba abiri kugenda bivugwa yaba hano mu Rwanda ndetse no hanze y'u Rwanda, cyane cyane aho tugenda twibanda kuri sport nkuko mumaze kugenda mubimenyera hano ku Imena Sport. So namakuru agezweho cyane ngira ngo tuze kugenda tugarukaho yaba ari kuvugwa hano muri Rayon Sport. Rayon Sport rero irimo amakuru menshi cyane kuyu munsi yagendaga ikora imyitozo rero ikipe ya Rayon Sport ikaba yayikoreye ku kibuga cyayo isanzwe ikorera y'imyitozo mu Nzove. Ni imyitozo yagiye kugenda igaragaramo umutoza mushyashya ugomba kugenda yungiriza umutoza bita Robert Dinho, nyuma yaho umugabo bita Kwame Selami aje kugenda agenda. Uyu Kwame Selami akaba ari umwe mu bagabo navuga yuko anga mu ikipe ya Rayon Sport bari bakunzwe cyane. Nyuma yahagendeye rero na wundi mutoza wari wigera aboneka wo kugenda amusimbura, ahubwo Kwame Selami akaba ahubwo ari bwo haje kugenda hatangazwa umutoza ugomba kugenda umusimbura. Uyu mutoza rero akaba yatangiranye imyitozo ndahita ngavuga kuri Rayon Sport, sore bayo bakoze imyitozo ubona ko ikakaye cyane nyuma yo kugenda bagaragaza urwego ruri hasi cyane kuri Rayon Sport, dore ko Robert Dinho n'umutoza Ayamongo bagerageje kugenda baganira n'aba basore nyuma yaho baje kugenda batsindwa mace ya Rayon Sport kuri stade Amahoro, dore ko bafite urugamba turi buze kugenda twerekezaho rukomeye cyane, dore ko muri weekend bazaba berekeje kuri imwe muri stade. Izi stade ziri muri stade ikipe ya Rayon Sport nyaboneka mw'abantu, ni stade ya hano i Rubavu aho bazaba bagenda, dore ko byaje no kugenda bitangazwa ibyo baba bagiye bahiga bagomba kugenda. Ni imihigo aba bagabo b'ikipe ya Rayon Sport baje kugenda bahiga bagomba kuba abagenda baha abakunze b'ikipe ya Rayon Sport. Turi buze kugenda tugarukaho nyaboneka, mvuga ni unyemerere ugenda ubana natwe iyi mihigo tugende tuyinjiranamo, ukibaza se iyi kipe ya Rayon Sport iyi mihigo izayigeraho cyangwa bizagenda abiyigora. So ni Imena Sport. Mvuye kuri Rayon Sport rero kuri APR FC nayo urugamba rurakomeje, ni rwa rundi imyitozo bari baje kugenda bayikora. Iyi myitozo yose yagendaga ibera hano kuri stade y'Ishyorongi aho basanzwe bakorera imyitozo, bakaba baje kugenda bayikora. Rero Rayon Sport igiye bavuga ati turayikuramo aya manota. Ikipe ya APR FC ubona ko target zose iravuga ati nyaboneka tugomba kugenda dutwara igikombe cy'uyu mwaka, kuko nta rwitwazo, dufite ikipe nzima, dufite ikipe nziza, byanze bikunze rero igikombe turagitwara. So turaza kugenda tugaruka kuri iyi myitozo ya APR yongeye kugenda itunguranwa. Umwe mu bagabo bivugwa ko bagarutse mu ikipe ya APR waje kugenda atungurana ku kibuga cy'imyitozo y'ikipe ya APR FC. Nyaboneka abakunzi b'ikipe ya APR FC baramubonye kuri stade ndetse n'abantu muri rusange baramubonye. Ese koko amupenze tuyaba yaragarutse mu ikipe ya APR? Byose ngiye kugenda mbikugarukiraho hano 5 mu kiganiro cyacu. Wowe icyo usabwa ni ukutajya kure y'inyakira majwi. So ndaza guhita n'ubundi nerekeza ku mugabane w'i Burayi. Ku mugabane w'i Burayi nta kindi kiri kugenda kivugwa nyaboneka n'ubundi uretse imikino ya UEFA Champions League iri buze kuba igenda ikomeza muri iyi minsi igiye kugenda iza ku itariki ya 7 na 8. Abatoza bakaba bagize icyo bagenda bavuga ndetse na bamwe mu basesenguzi aho bagiye bavuga kuri Arsenal n'ikipe ya Real Madrid zifitanye match komeye cyane ku itariki ya 8 hano Emirates Stadium, aho Arsenal izaba iri kugenda yakira ikipe ya Real Madrid. Navuga ni izaba ari match ikomeye cyane ku mpande zombi, twitezeho byinshi cyane kuba kurikirana football yo ku mugabane w'i Burayi. Zoreka nangire rero amakuru yacu ari kunyaboneka
mbere yuko dutangira nyaruka ureba hano handitse ijambo subscribe urebe ubundi ugende urikandaho tujye tubana 5 kuri 5 ubundi ibiganiro byacu bijye bikugeraho 5 kuri 5. So ni ikipe ya Rayon Sport rero iri kugenda ikomeza imyitozo ikomeye cyane hano ku kibuga cy'imyitozo mu Nzove. Ni Rayon Sport yaje kugenda ikora ikosa rikomeye cyane, igenda ipangururwa amanota n'ikipe ya APR. Rero kuba yaragiye ipangururwa aya manota n'ikipe ya APR FC bikaba byaraje kugenda bituma iyi kipe ya Rayon Sport ivuga ati amanota yarane none ribaye rimwe, kubera ko Mukura Victory Sport yarabatsinze kuri match bari biteguye banizeye yuko byanze bikunze iyi match baza kugenda bayitsindwa. So ubuyobozi bw'ikipe ya Rayon Sport rero bukaba bwaragerageje kugenda buganira n'aba bakinyi ndetse bunagenda bunaganira buganira na staff technique y'ikipe ya Rayon Sport. Staff technique ngira ngo yaje kugenda ibamenyesha ko ikibazo nayo ifite ari ikibazo cy'umutoza wungirije, ubwo ni kuri Robertinho. Uruhande rumwe ukaba wamwumva urundi ntube wamwumva, kubera ko ni Robertinho wagendaga mu misi yashize n'ubundi hari match yagiye atsinda nta mutoza wungirije, ariko ukaba wamwumva kuko ni umutozo ubona ko akeshi iyo match yagiye itangira abakeneye kugenda yumva ibitekerezo by'abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport ndetse n'abandi bantu muri rusange, cyane cyane kuri aba baba bari kuri touchline n'umutoza bita Robertinho. Kera kabaye rero mu Nzove umutoza bita Rwasa Claude yazaga kugenda atangira imyitozo hano mu ikipe ya Rayon Sport, aho yazaga kugenda atangira nyuma yaho avuye mu ikipe y'abagore. Uyu mugabo bita Rwaka Claude nkavuga nti coup de chapeau cyangwa se amahirwe masa wowe n'ikipe ya Rayon Sport mugiye kugenda mukomezanya, kuko numwe mu bagabo n'ubundi babariyo bakunda ikipe ya Rayon Sport ndetse banafana ikipe ya Rayon Sport ntatinya no kugenda mbivuga. Uyu mugabo bita Rwaka Claude rwose n'umureyo wuzuye kandi nandani. So nibyo ngibyo rero kuri Rayon Sport wabonaga ko bakoraga imyitozo nta gitangira, aho bavuga ati nyaboneka mwaradutengushye kuri match ya Mukura Victory Sport. Ese irubavu noneho biramutse byongeye bikisubira ikipe ya APR FC irahita ibasigama amanota 2. Nukuvuga ngo ikipe ya Rayon Sport nakosa na rimwe isabwa kuba yakongera gukora ryabe rya doro ndetse ni gawini, kubera ko ni Rayon Sport niramuka ikoze faute kuri match ya Marine bakanganya ikipe ya APR FC irahiti iyiyoborana urutonde isigemo ikinyuranyo cy'amanota 2. Mu gihe APR FC yo iramutse itsinze ikipe ya Bugesera, ubwo Rayon Sport niyo yahiti ijya kuri pressure yo kwirukanga kuri APR FC, kandi kuba APR FC yafashe umwanya wa mbere nyaboneka kuba wagenda uwiyambura ukawikura mu ntoki byagenda bigorana, ari nacyo abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport bafitiye impungenge bavuga ati aba basaza bagiye baza batwizeza ibitangaza ibyinshi nta nibyo bakoze, uretse ko baje bagahemba nta kintu cyose, ibintu byose nago biba biri negative. Reka tujye dushima ibyakozwe tunenge n'ibitakozwe. So ni ikipe ya Rayon Sport bivuga ko nibaramuka berekeje mu karere ka Nyamaga akarere ka Rubavu, dore ko bazamanuka ku munsi wo kuwa 5. Ikipe ya Rayon Sport izamanuka ku munsi wo kuwa 5 iyerekeza mu karere ka Rubavu, aho izaba igiye gucakirana n'ikipe ya Marine, dore ko match ibanza Rayon Sport yari yananiwe kugenda itsinda match ya Marine. Ukibaza ngo se iyi Rayon Sport iraza kugenda itsinda match ya Marine? Ni mu gihe kandi ubona ko Rayon Sport ifite urugendo rukomeye cyane kuba yatsinzwe na Mukura Victory Sport. Maginga yangaya ifite Mukura Victory Sport mu gikombe cy'amahoro, ariko abayobozi b'ikipe ya Rayon Sport bavuga ati perezida wa Mukura Victory Sport yaradutsinze nibyo koko, anaza kugenda atwishongoraho natwe reka tuze tumubabaze mu gikombe cy'amahoro. Ariko nkaba navuga nti nibareke kureba iby'igikombe cy'amahoro, ahubwo babanze barebe urugamba rwa championnat ruri imbere, cyane cyane dore ko n'abakundi biri mu bintu
bari kugenda babasaba. Nabwo ni ubwo ngubwo naha abayobozi b'ikipe ya Rayon Sport kuba bagenda babishyira mu ngiro, ubundi wa Lion Sport akagenda aserebura ndetse anenjoyinga ibi byiza biri kugenda bivugwa ahangaha mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no muri Rayon Sport cyane cyane, kuko Rayon Sport nabwo ari imwe mu makipe akomeye cyane kandi ariho agenda aba ashaka ko yakongera gutwara igikombe mu gihe cy'imyaka imaze idatwara igikombe igera kuri 6. So nibyo ngibyo hano muri Rayon Sport. Nyarukiye mu ikipe ya APR FC ikaba nayo iri kugenda ihatana cyane, ivuga ati nyaboneka reka turebe ko twatwara igikombe cya shampiyona cy'uyu mwaka, nubwo Dakonovic wavuga ati ni ntware igikombe. Abafana b'ikipe ya APR FC baragabanya kuba bajya bahora banyataka bandirimba, bakaba bagenda banaririmba, kuko aba bafana b'ikipe ya APR ni bamwe mu bafana bakunze kugenda bumvikana bamuririmba bavuga ati Dakonovic out, Dakonovic out. Ukibaza se uyu mutoza ubundi aragenda haze ndi? Ni umutoza ubuyobozi bw'ikipe ya APR buvuga buti twumuha amasezerano, twumvikanye yuko azaduha ibikombe bikinira hano mu gihugu cy'u Rwanda. Magingo aya ngaya kubigaragara Dakonovic aracyafite amahirwe yo kuba yatwara shampiyona ndetse agatwara n'igikombe cy'amahoro, kuko bigaragarira uwo ari wese. Dakonovic rero simbona cyangwa sinibaza bamwe mu bantu bariho bagenda bavuga ati nasohoke, uretse baba bakunzi b'ikipe ya APR nyine bagendera mu kigare, bakavuga ati ese aba bantu kuko ibyo baba bavuga baba babisobanukiwe. N'abafana ba APR FC bamaze kugenda baba nka wa mwana murizi nyine udakurwa urutozi, kuko uzasanga kuri Thierry Froger bararira, kuri Adili bararira, none no kuri Dakonovic byongeye byabaye. Ubona ko ubuyobozi bw'ikipe ya APR bwo buvuga ati nta pressure dufite, kuko uyu mukinyi uyu mutoza dufitanye amasezerano, hari ibyo twumvikanye azagenda yubahiriza kandi biri mu masezerano yiwe. Tubona ko nta n'ingingo ihari yo kuba twabasha kuba twagenda twirukana uyu mutoza nk'uko ikipe ya APR igenda ibitangaza nyaboneka. So ubwo rero naha APR FC ho kuvuga ati ese wa mugani uyu mugabo turaza kugenda tumukoraho. Ubona ko bigoranye cyane kuba ikipe ya APR FC yafata umwanzuro ikaba yakwirukana umugabo bita Dakonovic, kuko resultats ziwe ntaga nimbi cyane ku buryo wamucira iteka ngo urahita ugenda umwirukana. So ni ikipe ya APR yakomezaga imyitozo ishyoronge, abasore bose bakoze, yaba baramti bakoze, Mamadusi bakoze, bashe watara bakoze. Navuga ni ku ikipe ya APR FC kudeshapo, kuko ni ikipe ya APR ubona ko n'abasore bayo bongeye kugenda bazamuka bitandukanye n'indi myaka, bayobowe n'umugabo bita She Watara, umwe mu bagabo bamaze igihe gitoya hano mu gihugu cy'u Rwanda, ariko bafite statistique zitari mbi nyaboneka nk'abo yahasa, kuko ni statistique ubona ko APR FC bafite umukinnyi bita She Watara mu mikino mikeya amaze muri APR FC afite ibitego 4. Hano ubwo ni top scorer. Mamadusi afite ibitego 4, Lamine Ba afite ibitego bigera kuri 4, Niyibizi Ramazani afite ibitego 2, na Nigena Clement 2, Tuyisenge Arsene 2, Denis Omondi 2, Kwitonda Ali Baka nawe akaba afite ibitego bigera kuri 2 hano mu ikipe ya APR. So ni APR rero nayo itegerejwe kuba muri weekend yazagira ibyo igenda ikora, kuko iraza kuba iri mu karere ka Bugesera, aho iraza kuba ihanganye n'ikipe ya Bugesera. Ukibaza se APR FC irava mu nzara za Bugesera? Bugesera heruka kugenda itsindwa n'ikipe ya Muhazi, ni Bugesera iri gushaka amanota nayo ngo irebe ko yava muri irrigation zone. So ukibaza ngo haraza kugenda haca
uwambaye hano mu ikipe ya Rayon ya APR FC ndetse n'ikipe ya Bugesera United. Ni match noneho izabera rimwe kuko Rayon Sport na APR zagenda zikinira umwanya ndetse umunsi umwe ku isaha imwe. Kwakunzi ba Imena nyaboneka ubwo mube tayari iyi match yabo ya Bugesera ndetse ni ya APR zizagenda zibageraho 5-5 hano muri so ni mugiye kandi mvuye ahangaha ubwo reka mpite nyaruka kuri izi kipe yaba Rayon Sport yaba n'ikipe ya APR zikaba ari ikipe zifite imikino igiye itandukanye kandi ikomeye cyane zigomba kugenda zikina zizagenda zihuriramo cyane cyane ya championnat aho ziri kugenda zikubana kuko ni Rayon Sport ubona ko ishigaje amakipe akomeye cyane. Ni Rayon Sport ubona ko ifite ikipe nka za Rutsiro za Marine za Gorira yaboneka ubona ko ni imikino ikomeye cyane kandi ubona ko igikombe kiracyahari kuko imikino myinshi imikino 8 ni imikino myinshi cyane ikipe ishobora kugenda irangara indi ikaba yagenda iyipangura. So muri transfer rero ikipe ya APR ikaba iri kugenda ivugwamo umugabo bita Alan Okero umwe mu basore guturuka mu gihugu cya Uganda ukunzwe umusore umwe uzi umupira cyane uvuga ko ikipe ya APR mu gihe cyose yaba yaguze umusore bita Alan Okero yabiciye impakano inyarugenge kubera ko ni umusore Alan Okero mu gihugu cya Uganda utatinya kuvuga ko ariyo nyenyeri isigaye muri iki gihugu cya Uganda umwe mu basore baba baje gucimaka ngira ngo n'umuntu wese washidikanyaga kukuba APRS ivuga ati icyo turi kugenda tugurira izi ntwaro z'abano bakinyi turashaka kuba twazagenda dusohoka undi mwaka tukareba ko twabasha kuba twagenda twitabira aya marushanwa nyafurika tukabasha kuba twagenda tugera kure. So ikipe ya APR igihe cyose yabiguze uyu mugabo bita Alan Okero byaba biri kofamu kuko iri kugenda ivugwamo n'abandi basore bagiye batandukanye yuko ikipe ya APR ihari kandi iri tayari ku gikombe cyaba icya championnat ndetse ubwo n'undi mwaka ndetse no kuba yareba ko yagenda igera mwanya mwiza cyangwa se ikagera mu matsinda cyangwa se ikaba yagenda inarengaho. Nagaruye wenyine ikipe ya APR iri kwerekeza amaso. Amakuru akaba avuga ko ikipe ya APRS iri kugenda ireba umusore bita Iraguha Haji w'ikipe ya Rayon Sport ko mu kwezi kwa mbere Iraguha Haji yaba yambaye umukara n'umweru. Kibaze se Iraguha Haji araza kugenda yambara umweru n'umukara ku bakinyi baba winga ikipe ya APR ifite keretse nigira bamwe igenda isora kuko ni APRS ifite Barafinda ikagera Muzungu ikagira umusore bita Denis Omondi ikagira umusore bita Hakimu Kiwanuka ikagira n'umusore bita Tuyisenge Arsene Tugoma ikagira n'umusore bita Kwitonda Arbaka. Ni mu gihe kandi APRS ivuga ati ntago muri Rayon Sport dushobora kugenda dukuramo uyu mugabo bita Iraguha Haji ahubwo tubona ko n'umusore bita Bugingo Hakimu nawe aramusaje muri APFC ntago byagenda bitugwa nabi kuko niyo mugabo Claude nta musimbura afite kandi tubona uyu musore bita Bugingo Hakimu yaza akagenda afatanya na niyo mugabo Claude bakagenda batera uruhande rwo kuri gatatu mu ikipe ya APR tukagomeza kugenda duhatanira ibikombe nkuko bakomeza kugenda babitangaza. Ni mu gihe nubwo bivugwa gutya rero muri Rayon Sport nayo ivuga ati nyaboneka natwe turaza kuba dushaka umusore bita Kwitonda Arbaka yaba Haji yagiye abatagiye uyu Kwitonda Arbaka ibiganiro bikaba bigeze kure cyane cyane aho yanze kongera amasezerano hano mu ikipe ya APRFC avuga ati ndashaka umwanya wo gukina. Ibi rero bikaba bivuga ko yaba yaraganiriye n'umwe mu bagabo bakomeye cyane mu ikipe ya Rayon Sport na undi ni Gacinya Charles Denis amwizeza yuko ikipe ya Rayon Sport undi mwaka izamubwira ati we are together. So mvuye kuri uyu mugabo ikipe ya Rayon Sport ikaba ikomeje kugenda icunga aba agent b'umugabo bita Abedi
Bigirimana Abedi guturuka mu ikipe ya Polisi FC, ubona ko ari umwe mu basore batishimye hano muri Polisi nyaboneka. Igihe icyo ari cyo cyose Rayon Sport yagenda iba tayari ikaba yagenda isinyisha uyu mugabo bita Bigirimana Abedi, aho rifite amakuru yuko ngo yamaze no kugenda yumvikana n'ubuyobozi bw'ikipe ya Rayon Sport. Reka nyaboneka ngushimire wowe nimba ari ubwa mbere warugeze hano, nanakwifurize kugenda ugira umugoroba mwiza. Nge mwari kumwe akaba ari Sanal Francis.